Mwana jiri reka ngurugura jiri ntacyo mbwira sha mwana nzari yangishe mwana wa kintu nda n'umugongo ntatambuka mwana ujiri giye kumana inzira yaza gukira gute mwana ye baba we nahanga bagikora icyo mwana apo kabanya gaswira hano kunikwahira mwana cyabo none ndawundenze zo kubeshya nkubise iby'imweri ibyo bibiri ikintu naba ni super deep na mwe cyangwa njye nzari yanyishe mwana reka nguzukuri njye ndibaza ukuntu umuntu ari buryo no munsi ibyo byacanze hakoro rose ndinzara ufite sigusa iyo ngiyo irana kunango ese mwana turajya gute kutari kumwe igipapu mapu ukuntu twari hari igitekerezo ikize rero Yesu yamaze iminsi 40 kabirwa mvanjije nakumva ne warunasi kwizera kugumana naho bunene utakugumana urapfuye nakunene kumwe twihangana dukubitira hangaha rose Yesu katayuraga nangiri kunguta mwana yewe yo ariko se sha bari abantu ndi kubona bagenda muri ako nanjye nese bako bari abantu bari kujya he nese busha bari abantu bari kujya he bari kujya he bari abantu mbona barimo baragenda mwana ko muri kudukura kumenamo muragenda murimo murajya he shaka abanyakwahiro bazo bumva ibyo n'umugabo se ameze gute dutuye mu kagari kamwe none musigaye muhagaze ku mihanda mwiparikanze mwese mugiye he mwebwe urumva nabuze ko kwa cyaka ari icyumba cy'amasengesho baranateka mbese ko tugiye mu masengesho urumva nyine abantu ntacyo bari kudufasha hoja mama musamwaza tukajyana bari buze gupfa bamwe n'umukire umva se musamwaza tukajyana ko ndabona n'inzara yabije kandi turateka tukarya barateka mwe mugiye turaje nawe twajyana mubanguke base wakinye bo harukora iki umbuce ko bateka warune urumva nkumva ngo ngurumva aho kiwe kimara nukwirwa cyayura gusa nagumije ko babana banateka yayura rya kandi n'icyo riri kucanga umva wakintu urumva ko ari ahantu baranateka ahubwo reka ngenda ajyana ikirere aya gazo ikirere cyo kubipfunyikamo watugene mwaturana ese ejo twazarya iki turabizigama mu nda warunu umva ikigo mu nda kandi ubwo bwa Yesu nzanubukuru ubu nidusanga babimaze ibiryo urunguke tugende gaswere tugende